bintu bimeze nk'ibintu byanataye Irene ubwoba kuko urebye ameze nk'umuntu ushaka no kubikwepa ari kwivugisha ngo mumbaze ngo iby'akazi ngo umuntu ngafite ngo uburenganzira ngo bwe urumva ngo nyuma y'akazi ngo ibyemezo ngo yafata ngo ntegetswe kubyubaha umunsi YouTube channel ihinduka ikibazo kutabaretse ngo bagende yego niba barafashe umubyeyi wabo yarabonye kuri kubarya agashaka kuba kwambura warize urushanye na w'umwana imbabazi abashaka kumurya noneho Irene yaranarize bamayeke karangwa bashaka gutwara bari abana yararize arasizora niba yari imyanzuro yabo n'umubyeyi wabo kuki utabaretse ngo bagende nuko byamurebaga none aka kanya kubera kubonye ibintu bayisaga abantu bagiye kukunenga avuga ati wafashe umwana uramushora utangiye gusa nkaho byigurutsa utangiye gusa nkaho ukwepwa inshingano aranavuga akivuguruza bamubwiye ngo bivuga kuri gutereta Dorcas ushaka kurongora Dorcas nawe yavuze yuko bariya bafata nk'abana be none kuva ryari umuntu ufata nk'umwana we ibintu byo umwana wawe ibintu byo byose bitakureba utangiye kuza muri apart ya business ibyuka ari umwana wawe byo ukabikweba umwana w'umukobwa abantu bamuhaye passe none yabaye ngaro umwana w'umukobwa ari kwicuza Vestine ari kwicuza so reba The Ben mwana The Ben arasupportinga The Ben ntago kiri muri competition n'abana yego abandi bahanzi bakuru umwana cyangwa ni bakuru bameze nko bagihanganye n'abapeti batoya new generation The Ben ntago urwego yarurenze The Ben yamwikanda akanyari 500 The Ben aramwamamaza buriya noneho karaga publicity aba yamukoreye niko karenze kazana n'abandi bantu batari n'abanyarwanda ariko bakunda The Ben n'indi level sinzi igihe abanyarwanda tuzabyemerera abo cyangwa yagaragaje ko ryabuye ryanzwe n'abubatsi ariko ryakomeje imfuruka urabizi ko abaraperi byatangiye batamwemera batamwita umuraperi ariko akanya ari kubahuriza hamwe bavuga ngo ntaze kuvuga bamwe abayakoze ibintu abaraperi bita ko ari bakuru bo aka kanya bamwe muri bo batatinyuka gukora turacyemeranyaho so rero bibe umukoro ukomeye challenge ya Danje ku cyumba cya rap Open TV we back Kafulu ari imbere yanyu nk'abanyarwanda Kafulu mumubona kenshi ariko abantu badusupportinga bamukandiraho tumaze kuba inshuti ikibazo no kwambwira ko turi inshuti barangiza ntibakore subscribe se buriya mu mbeshyeri cy'abanyarwanda turi indyari umuremeye neza agaco ko kuba indyarya katwokame kunkandira ubwo nkubwe ngo amasensa koko wayakanda udashobora no gukanda kuri reka uribeshya cyane mwankandiye nkabona amafaranga Kafuru ukiri aho ngaho reka abo bantu mbareke ngiye mbihera amakuru ariko by the way nanabasuhuje nizere ko aho muri hose mumeze neza amafaranga ari kuboneka niyo utakanda ari kukaguma utwiyumvira nari binabwo uri inshuti yacu ariko ikizima rero kandaho amakuru tugiye kuyahera hano sinyaka ka yari amakuru ni tikuriri komeza rikazamuka ndi kubona umwana uri kubirenganiramo mwana je nabusanze ari ibyago byagizwe n'umwana witwa Vestine ni ibyago byo nagahomera munwa yagize ibyago akora ubukwe none nyuma y'iminsi haryo ubwo yagize ibyago abantu bamuha passe y'ingaru kuri gutinya kubivuga binsobiriramo birambure neza ibyo byago umwana w'umukobwa abantu bamuhaye passe none yabaye ingaru umwana w'umukobwa ari kwicuza Vestine ari kwicuza Vestine abantu kuko nubwo bari kubihakana ngo n'uburenganzira bwe ngo yajyagira gutya ntago Vestine nagaro yifatira ya myanzuro ntago turi butunga umuntu agatoki ariko niba uzi ko wari surroundinze Vestine wari around nyine kuri wari hafi Vestine azakubazwa reka twere kuvuga amazina ariko buriya abantu bagira ubwenge baranariza reka nigarukire kuri interview uwitwa Chita ni Chita wari uri muri interview ariko numvishe ari we wayikoresheje uwitwa Chita yarari kwibariza Emirene atuye umwana wacu w'abanyarwanda dukunda
ibi byago biri kumugwirira ukaguma wipostingira udufoto useka mu biganiro uyu mwana yego uyu mwana situwasiyo ye wayibwira abanyarwanda bakayimenya witwirene nawe akamubwira ati ntabwo ari muri situwasiyo nziza ariko nanjye sindi mu mwanya wo kuyivugaho ibi bintu bibura gica ari naho ngiye gufata umwanya ndumva nagaya Irene oya nta n'umuntu utari kumugaya urumva kuko ubwe yananiwe gusobanura ibintu uzi ko muri interview wagira ngo ntabwo ari wa munyamakuru usanzwe ukoresha abantu ibiganiro ariko wazi ibibazo bikomeye cyane yavuze nonsense numva arantunguye zirari nonsense bro wowe urumva noneho nta nubwo azi no gukavaringa ibintu nicyo kintu nabonye urumva yarafite yaba ari umuntu w'umutekinisiye kuko kuri level tumubonaho yarafite yari kuduconfusinga yego ariko wenda hari abantu bamwe twavugaga ngo maybe account yarahakinzwe kuko ibyo bintu abivuze gutyo abantu babyemera ko ibyo bintu bibaho ari account menshi yagiye agenda yego none we yaje urumva Chita yamubajije umuniga gusobanura ibintu biramunanira noneho birangiye buriya nubwo atavuze ariko yaduhaye proof yego kuko we yakonfirmye ko atari ibihu yakonfirmye ko biriya bintu ari byo kuko yaje aravuga ngo ntago ngo nakora ngo pranka ngo nakora ngo pranka indirimbo zacu zirebwa tubita dusabye pranka ngo ikindi ngo sinajya akora pranka yo mu Kinyarwanda indirimbo dufite tugiye gusohora iri mu Giswahili kuko dutagetinze isoko bya East Africa ntabwo tugitagetinze isoko ryo mu Rwanda urode ubwo akanya isukuraho urujijo ku bantu baceka ko biriya bintu atari byo yego ni we CEO nta wundi muntu bikuvugiye ni we CEO wa MIE Music rero urode nubwo wenda azi ko nta kintu yatubwiye ariko yakitubwiye nese wakanya hari umuntu ukiri yaketse ko yakinnye akinanye ubwenge bwinshi asanga abanyarwanda barajijutse oya biriya bintu niyo waba urinjije wabisobanukirwa sibyo ntabwo tumbwira kuntu uri manager w'umuntu umwana ari muri situation itamworoheye kandi ufitemo uruhare ko wowe nubwo udashaka kubivuga reka nge byivugire afitemo uruhare kubera ko nka manager yamwambariye ingofero mu bukwe icyo kintu twarakivuze bivuze ko ari nawe wamutanze urumva kandi yari afite n'uburenganzira arega bwo kutamushimira umugeni kavuga ati uyu mutonto rero ndumva nari kumushima nka manager kandi twamaze kubona ko naho bamenyaniye Irene agomba kuba bifitemo akaboko kuko ya mwana yari umunyeshuri ntago Orudrago yajyaga ku ishuri ngo ajye kumutereterayo yamenyaga ati gift zamugezeho indabyo zamugezeho agapapuro nanditse se cyangwa wamuhaye telefone aransuhuza ibyo byose mwamusuye rero icyo kintu impamvu ndi gushinja Irene ndamushinja uburangare bwo kurangarana uriya mwana kugeza ubwo umwana yisanze mu mazi atogota cyangwa navuga bira ahubwo birimo biravugwa yuko hari ahabayemo na deal umvishe ko kitakamubajije abwa ngo ariko ngo aravuga ko habayemo deal aravuga ngo ntabwo ncuruza abantu ahubwo mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa ngo ugende ubwire umuntu ngo mfite no muntu ndi kumucuruza hari n'ukundi kuntu deal ushobora kuba ugatanga pase ukanihutisha ibintu cyangwa ukabishyiramo akaboko bitewe n'inyungu uri kubibonamo so rero icyo navuga kuri Irene hariya yakishe niba yakekaga ko ari no gukavaringa umwana ubundi ikintu twashaka kumenya ni iki twari dufite amatsiko yo kumenya ngo umwana ko kari muri situation iriya poste niyo cyangwa hari umuntu wahakinze rero urwo rujijo yarukuyeho uriya mwana ko yavuze ngo bamuhakinze nubwo nigeze mbona ako gaposte abivuga ariko biravugwa ko ngo yari yatanze ngo amakuru ngo bamuhakinze none se reka nkubaze ikintu kimwe bari video bafashe bari muri Canada umwana ari kuvuga ngo hari ibintu ashaka kuvuga bari kumubuza ngo buretse akavuga ngo nzabitangariza kuri Instagram yanjye rega sinzi impamvu abantu badahuza ibintu sinzi abantu badashobora gufata ibintu ngo babihuze byatangiye ari kubwira muri umuntu nawe ngo ntuzegere wibesha ngo ushaka ukingana gutyo unyine ubona ko ibintu yasanze mu rushaka ari ibibazo ari kabutindi ari haramu
akabwira muri umuntu ati uramenye nawe ukubita ako ni akantu ka mbere banje barabihayidinga abantu bamwe bashaka kukuriraho ariko barabicubya gakeya bigira nk'ari ibintu bisanzwe nta n'ukwezi guciyeho muri Canada umukobwa atangaje ko ari ibintu ashaka kuvuga barambwira bamwima platform gato yawe yaravuga ko yifitiye Instagram yiwe azabitangarizaho igihe kiragera nabwo nta kindi gihe kinini gishizeho duhita tubona iriya post niba ari umuntu wayihakinze yayisibiye iki yari yahise ashaka abantu bayibona ntabwo ari wari kwereka ngo ngera yisibe kandi byacitse ntabwo wagaruza account irega munsi y'isa ikindi kintu we waje utubwira ko ibintu atari prank ntiwigeze we nka CEO ntiwigeze kandi wavuze ko ugomba kuvuga ku bintu bijyanye n'akazi n'amasezerano mufitanye yego kandi ko kwataka brand yawe biba bikureba kandi uwo mwana niwe wakoze iyo brand reka ntiwaduhakaniye yuko we ntiwigeze utubwira yuko ubundi se wageze ubona Vestina azahakana ko biriya bintu atari byo wapi hari post wabonye se we nabonye biracicikana gusa Irene we se wigeze wumva abihakana wapi gusa yavuze ko mwana ari muri situation adashaka gusharinga abantu rero twayimenye kuri ya mwana situation ze turazizi yabaga yishimye ari kwiririmbira mu busanzwe biriya bintu bimeze nk'ibintu byanateye Irene ubwoba kuko urebye ameze nk'umuntu ushaka no kubikwepa ari kwivugisha ngo ngo mumbaze ngo iby'akazi ngo umuntu ngafite ngo uburenganzira ngo bwe urumva ngo nyuma y'akazi ngo ibyemezo ngo yafata ngo ntegetswe kubyubaha umunsi YouTube channel ihinduka ikibazo kutabaretse ngo bagende yego niba barafashe umubyeyi waba yarabonye kuri kubarya agashaka kuba kwambura warize urushanye na w'umwana imbabazi abashaka kumurya noneho Irene yaranarize bamayeke karangwa bashaka gutwara bari abana yararize arasizora niba yari imyanzuro yabo n'umubyeyi wabo kuki utabaritse ngo bagende nuko byamurebaga none aka kanya kubera kubonye ibintu bahisaga abantu bagiye kukunenga avuga ati wafashe umwana uramushora utangiye gusa nkaho byigurutsa utangiye gusa nkaho ukwepwa inshingano aranavuga akivuguruza bamubwiye ngo birivuga kuri gutereta Dorcas ushaka kurongora Dorcas nawe yavuze yuko bariya bafata nk'abana be none kuva ryari umuntu ufata nk'umwana we ibintu byo mwana wawe ibintu bye byose bitakureba utangiye kuza muri apart ya business ibyuka ari umwana wawe byo ukabikweba kubera iki ubonye ko imijugujugu y'abantu utazayikira ugatangira kuvuga ati ni uburenganzira bwe ngo ni uburenganzira byagera kandi nanone bakubaza ibibareba nanone ukavuga ni abana banjye what the hell Emirene yarasanzwe mu by'ukuri reka mvuge Emirene asanzwe ari umuntu buriya ari gihe ukora dire wakora dire ariko igapfuba yego iriya bundi twayita nka dire yapfubye dire y'imfube nuvuga ngo Vestina ameze nk'umuntu uri kubimenamo umuceri yego asa nkaho batari kumvikana ku kintu kimwe ikindi kintu rero nabivuze ariko hari undi muvandimwe nabonye nawe wabivuzeho namwumva nibwo bwa mbere numvisha avuga ikintu numva ni kizima byabindi twiyeze kuvuga avuga ati wa mwana atagira umuntu ugwa disikirema nabavuze ngo atagira umuntu ukomeza kumuhatiriza ngo niko zubakwa uri bikora twabivuzeho uriya mwana umuntu uri bukomeza amubwira ngo niko zubakwa bizarangira depression mwisha yihemukira yikora ikintu kibi mama w'uyu mwana nagenda aganiriza umwana niyumva umwana ari kugorwa n'ibintu ibyo bintu ngo by'ikimwaro ngo gusenya ngo urasebye ibyo bintu biva uriya mwana aracyari mutazongera abona undi mugabo adakomeza kwitsindagira mu muriro awureba yego umuntu uri kugira inama niba koko ntibabura erega aba ni abantu baba bagomba kuzasazana ni gute uzasazana n'umuntu mudashobora kumarana n'iminsi 100 amezi 3 niba byanze ubwo muzasazana gute hakaba hari n'abantu rero garuka kuri ka kantu twavuze oya abantu bose baraturebye rega twebwe analyse zacu hari ukuntu ziba ziri hejuru ko bo nta mwanya bakibifitiyeho wo kujya mu bintu bacukumba niyo bagiye kuvuga bo bavuga ibintu byazanira views cyane kurusha reality ariko twebwe reality twatanze wari ugiye kuvuga hari abantu bakomeje kugaruka kuri ka kantu k'akabariro yego kuriya mugabo bishobora kuba bikabije birenze urugero ku buryo umwana nkuriya
atabasha kwihanganira ataresista pe byanze kandi noneho ukaba uzi ko abakobwa benshi bagiye bahorana bari abantu baduye ko umwihariko wabo ari ako kantu bashobora kuba hari n'indi miti bafata hari yongera ibyo bintu kuko bo birengeje nyine igipimo umuntu yagenewe birakabije naba amasire nka ba Isimbi Honorine ariko nk'umwana nkuriya we ngorezi byaranze neza ntabwo biri gukunda ni ibivugwa wibuka ko taramenya ukuri kwa nyako n'uwakabaye ati kutuguha yari kubyitarutsa ari kubihunga kandi ari ubizi binamureba bo reka iyi nkuru ndumva twanayivaho tukikomereza yavuzweho cyane ubwo nyine tubigarutseho gakeya kuko niyo nkuru iri cyane cyane iri ku mihanda buri bantu bari kuza bakanariza uko bayumva yego harimo ababivuga ukumva ni innocence harimo abakumva birafatika ariko buriya nkeka yuko n'ubundi ikintu kibi ntago cyakihisha iteka yego kizageraho kigaragare tubimenye nyine amakuru ajya hanze tuyamenye nk'ibintu bya Kimenyi na Muyango byatangiye bavuga ngo niki niki ariko akanya ubu byarasobanutse ntago bari kubana byahise bijya ku yindi ntera. Ikindi kintu gihari ni uko aha Papa Cyangwe yakoze igitaramo. Papa Cyangwe ni mubi cyane. Yakoze igitaramo agikorera Kigali Universe. Ariko yatumiye abantu benshi amatike harimo reka nivugira manini harimo kugura tebo y'ibihumbi 200 abantu batandatu harimo gutumira abantu ajyanye invitation yakiteguye neza karakano yazanye ni sawa yari yakiteguye neza byahise binangarura ko kugira ngo nkwereke kuri amujene birabine yari yabiteguye wabonye ukuntu Marina yamwise Bobby Wine ikabasaga abantu bakarushaho go attention iriya show noneho mu minsi yakurikiye tubona bari kumwe bari kwamamaza atabwira ngo Papa Cyangwe Bobby Wine ubone ko karakana ari agateguro rero ubundi uriya mujene ari macuwa niba kiriya kintu ariwe wakitekerereje iyi game aracyayirimo ikindi gihe we na Marina kabisa sharatu banyemeje karakana Papa Cyangwe rero niyo mvura show yabaye fresh muri iriya show ariko yagizwemo uruhare reka dushime abantu babigizemo uruhare abo ndavuga abari kuri stage babigizemo uruhare ruziguye n'urutaziguye ko hari n'imyiteguro abo ni ba Betray ba Riderman n'abandi urumva bora nashimira nk'abantu bagaragaje support yabo mbere yuko igitaramo gitangira abonye Ben ariko tugaruke kwa kiriya kintu cya The Ben nicyo abandi bahanze ariko narakubwiye kanongera mbisubiremo abahanzi nyarwanda bakwiye kuza bakicara mu nzu ya Pamela na The Ben bagafata ikaramu bakicara bakiga n'agakayi bakabashyira ikibaho imbere se cyangwa se board akajya bandikira ati musubiremo ati bakiga narakubwiye ngo reka nongera mbisubiremo The Ben by the way afite indirimbo yasohoye ya remix Mbosso yafashe indirimbo arayikora power arangije kuyikora ayikoramo remix nyinshi hari remix yo ndirimbo ari kumwe na The Ben hari remix yo ndirimbo ari kumwe na Darasa na ba Bien hari remix yo ndirimbo ari kumwe na Ben na Calligraphy icyo kintu si umwihariko wera harahandi hantu ibyo bintu bizi indirimbo yo remix abantu bangaye kandi buri muntu none bwa mbere nkibibona nagize ngo wenda ndi kubona agace ariko bari abantu hari indirimbo bahuriyemo kumbe buri muntu afite remix na buri muntu banza ariko akundi buri muntu aza muri studio akavuga ati reka bayishe noneho ikintu kiri kunshimisha nuko remix ya Ben na Mbosso ariyo ni nayo ubona ko Mbosso ari gushyiramo imbaraga cyane urumva ashobora kuba ari nayo izabona video bwa mbere The Ben kujya yayiririmbyeemo neza yayihaye undi murongo nyine cyane nyine nabwiye ngo The Ben nuze Otile Brown yongeye asohoye indirimbo ari kumwe na The Ben nishimye yakorewe no mu Rwanda na Bob Prone wayimexinze indirimbo imeze neza cyane nta video barayiko ariko iri kuri top iri muri top 10 muri Kenya kakanya mu minsi 3 imaze iri guca ibintu so rero The Ben tumugarutseho kwa Papa Cyangwe ngo hari umunsi umwe azajya gukora show mu gihugu abaturage bahita bakora imyigaragambyo nk'iraho muri Tanzania babwatoya kuririmba ntago bihagije wararirimbye Gwese twararyeme watobara ukatoberera igihugu ukatubera na president The Ben ibyo inazabikora so reba The Ben mwana The Ben ara supportinga
The Ben ntabwo akiri muri competition n'abana Yego. abandi bahanzi bakuru umwana twitangwa ni bakuru bameze nk'aho bagihanganye n'abapeti batoya new generation The Ben ntabwo urwego yarurenze The Ben yamwikanda akanyari kumbi 500 The Ben aramwamamaza buriya noneho karaga publicity aba yamukoreye niko karenze kazana n'abandi bantu batari n'abanyarwanda ariko bakunda The Ben n'indi level sinzi igihe abanyarwanda tuzabyemerera gusa nyine uriya mutima urasabwa abandi bahanzi bose yarifashe mbere y'igitaramo amuhereza agura izo tebo nk'aho bidahagije amuha n'amafaranga ngo gumufate tumoto nako ngo wifata moto ngo resanse ujya kureba Banita Pendo kuri Kiss FM ufite imodoka n'izuba ritari kukwica igitaramo cya Papa Cyangwa gitanga umukoro ku cyumba cya rap yego Papa Cyangwa ntabwo ushobora kuzana Sikayito ngo ajye kumwangiririza ibintu yego rero wabonye ama performance ya Riderman ba Kivumbi ibintu bya refresh sana urikumva ubwo rero tuvuga n'ibintu byinshi show yari sawa abantu basaga neza abantu bitabiriye cyangwa Papa Cyangwa kandi baje biteguye kurya show pana bya bindi by'abanyarwanda muza mukica Papa Cyangwa yagaragaje ko ryabuye ryanzwe n'abubatsi ariko ryakomeje imfuruka urabizi ko abaraperi byatangiye batamwemera batamwita umuraperi ariko kanya ari kubahuriza hamwe bavuga ngo ntaze kuvuga bamwe abayakoze ibintu abaraperi bita ko ari bakuru bo aka kanya bamwe muri bo batatinyuka gukora turacyemeranyaho so rero bibe umukoro ukomeye challenge ya danje ku cyumba cya rap no ku bandi bahanze nanone nyaboneka nimuzongere niba dushaka niba mwavuze ngo ni Tough Gang ni Riderman nabo bantu dushaka kubona umwanya mu mara rimwe bwo turi kubona mufite indirimbo za mara icyo gihe indirimbo murazifite nyinshi cyane kandi zizwi tukunda uri kwifasha uzanye Sikayito kuri stage afashe iminota afashe isaha ibintu arabizambije hariya mwagaragaje ko bya bintu babashinza baba batababeshyera yego ikindi kintu nanone numva nashima ni buriya coach Gaël ni umugabo Gaël akakanya nawe afashe showbiz yacu okay reba mesikariye cyangwa urwego kuba uri ku kesikariye ko hasi ugahita usimbuka ugashyira nko ku ka gatanu kuko ntabwo mu Rwanda tugira ahantu henshi haberaga ibitaramo kandi hatwikiriye buriya uzarebe za kanari byanagabanyije abantu benshi bananarekaramaga ngo ari nirahenda Stade Amahoro yo n'urundi rwego ariko niba umuntu ashobora kuguhereza ahantu ukorera mbongeyeho ko nabibonye nkurikije ibyo yagiye atangaza nta nubwo yabishyuye ni support ahubwo wenda bakareba ibivuyemo nyuma kavuga ati muri ya support noneho twatanze reka hano nawe udufashe nyine ayo gukoropa kuko n'akanyenyeri ko kwishyuriraho n'akanyenyeri ko kwishyiraho ntako kwa coach Gaël uriya mujene kabisa nuko wenda ariko n'abanyarwanda kwemera ariko bundi nuko haba hari amaboko akora ibyiza hari nashaka kuyananiza ugasanga imbaraga zimusunika gukora ibyiza ni nkeya kurusha izimurwanya ako bamuretse akikorera utuntu twe ndakubwiza ukuri Gaël azazana ingwe mu mujyi muri uyu muziki coach Gaël yatangiye kuko nabonye namuyoboke watangiye yipingishwa ubasigaye yaragandutse nawe asigaye ari kugira gutya ariko kuri niko kugira ubwenge iyo ubonye ko umuntu hari ibintu ari gukora kandi utashobora uramwegera uruvuga ngo system utarwanya uyijyamo ni nk'ibi twavugaga ati nta muhanzi ukwiye kugenda ngahangane na The Ben ahubwo yakicaye akamubaza ati se bro iki gikundiro ni gute uri kugifata ubasha kumenya nyine imyaka none ubwo The Ben musaba ko afite ngo amaririmbo ya buri kanya ariko akagomeza akunzwe bro yego cyo ni ikintu kiteye ubwoba no kuvuga ngo dushimiye coach Gaël koko tubonye n'impamvu Kagame perezida his excellence yifashe ahantu hose abantu bose bubatse imiturirwa bagize ute mu Rwanda afata umwanya we buriya ni umuntu ukomeye atekereza kure uriya musaza ari macu yafashe umwanya we uriya musaza akunda abantu bari macu aragenda ugenera kwa coach Gaël ariko mu by'ukuri sinyeka ko iriya nzu yuzura yose iriya mike urumva yigeze ajya kuyitaha bari kuba twarabibonye nawe se byari kubera twari kubibona rero kuba byonyine inzu igeze gutaha nirayo kwa Makuza yego kuba byonyine yarafashe umwanya we akavuga ati iki kintu
dukwiye n'ibyo bintu no kubitekerezaho. aba yabonye ko ari ikintu nyine umuntu buriya naje gusanga atekereza nk'imyaka nk'ijana ku bandi banyarwanda basigaye. oya Gaël ni sawa cyane, Gaël ni muzima, afite ikintu ari gukora kinini pe. Ndumva twasoreza aho tubashimira kandi dushimira n'abantu bitabiriye. Buriya umuntu ufata amafaranga ye wese akagenda agashyigikira showbiz, kandi abantu bavuga yuko abantu babirebera hafi bavuga yuko buriya showbiz yacu kwishoramo amafaranga bisaba gutekereza kabiri, bisaba kuba ufite urukundo rwayo kandi udateganya ko ahita agaruka. rero umuntu wifata akabikora, uwo muntu ntabwo ari umuntu wo gukinishwa, kuko niba nyine n'abagiye babigerageza bagiye bagenda rugikubita. Yego, rero dushimye mwebwe mwitabiriye igitaramo cya Papa Cyangwe, ndetse mukomeze muri aya mezi turimo n'ay'ibitaramo n'ibindi mubijyemo mwerekana urukundo. Wenda tuzabona n'abandi bashoramari batari abanyarwanda, mureka abahanzi bameze nka Coach Gaël baza gushora imiziki myiza. hari ngura abaturage bari karama ngo kuki ngo adashaka kora banga, ariko se wamuhaye angahe ngo ajye kubikora ko kurabo z'abantu, kandi ayagusaba si 100. Fata igihumbi cyawe ujye mu gitaramo, 5 ujye mu gitaramo. Buriya n'abari support umuhaye. Yego, peace. Open TV mukomeze mukandeho, ewana mukomeze mudukandireho, niyo support tubaka. Ciao.